ubumwe bw'abera ministries aho amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Nagira ngo menshi kumwe bw'abera si idini si itorero, ntabwo rigenda no kuba ryo, ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka ugasenya ibicaniro bishya ugasenya byose. Ariyo mpamvu twabategura ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo nkwanira abawe, nkwanira busize, siga umurage muzima, siga umurage ukwiriye imbere y'abantu, imbere y'Imana n'imbere y'igihugu. Oh, hallelujah, hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira bawe umuco muzima bakorere, baraga ibyiza bazakira kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karande, senya ibicaniro by'uburyo bwose, maze wubaka ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe, bamenye kubana n'abandi, kubana mu gihugu neza, kubana n'itorero neza, no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye, nibwo butwari. Amina. Ku bumwe bw'abera ministries, amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Reka nkwifurize kugira ibihe byiza aho dukurikiye uherereye. Nizere ko mwaguwe neza, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda. Imana ibarinze neza, batameze neza namwe mukomeze mwihangane, Imana muyigirire icyizere. Turacyari muri ya gahunda yacu y'umugoroba, nkwanira abawe cyangwa se Build an Everlasting Legacy. Ni ukwiga, ni ishuri kugira ngo usobanukirwe, ubone uko usenga, ubone aho werekeza isengesho, ariko n'ubuzima bwawe bigendane. Ntusenge cyane ngo wibande ku buzima bwo mu mwuka cyane, ngo ariko mu gice cy'ubuzima bundi bw'umubiri bisigare, biba bigomba kugendana. Cyangwa se ngo wibande ku by'umubiri cyane, iby'umwuka bisigare. Nizera ko bigomba kugendana, ibintu bikagenda neza. Amazina yanjye nitwa Jerry, ndacyari kumwe na Mushumba. Wiriwe gute Mushumba? Niriwe neza, ndashima Imana, kandi umutima wanjye uhora uguwe neza buri gihe. Yego. Akenshi mvuga iri jambo, kuba nguwe neza si uko mfite ibikwiye ko nkwiye kuba mfite. Yego. Si nuko mfite ibirenze cyangwa n'expect uzabona ibindi bintu birenze. Ahubwo buri gihe nyurwa no kuba Imana indindira mu bibazo. Imana ikurindira mu bibazo. Ibibazo byo birahari. Noneho ikanandindira hagati y'abantu batankeneye. Wakaro nkanga nkabaho. Buryo uzi ko ukunzwe rero buriya. Oya, njyewe sinabisobanukiwe. Uri amafaranga se? Oya, ntabwo ndamafaranga. Buriya nta muntu ari ibintu tujya tukwishuka. Ngo turakunzwe. Ubundi se ko urukundo ari ibikorwa, ngo we n'ikigo nkunze. Kuko ufite abantu bago. Urukundo ni iki? Ni ibikorwa. Yes. Sio maneno tu. Yeah. Maneno ni friendship. Ubushuti. Ubushuti rwose amagambo arakora. No mubano. Cyane. Ariko urukundo ni ibikorwa. Ubwo rero by'ukuri nkongera nkanezezwa nuko nubwo itangira ryari rigoye, ariko bigeze Imana igenda igaragaza imbaraga zayo. Aho mba mvuga tangiriro ryari rigoye. Aho mba mvuga iyo urimo ugenda ukura nkatwe, ariko ukabona Imana irimo iragushyigikira ku buryo utazavuna umukwe cyangwa umukazana, ukabona irimo iraguha amahirwe abandi bayaburiye. Yego. Amahirwe ya mbere ni ukubona icyo ukora, aya kabiri ni ukumva wisanzuye, gatatu ni ukugira umutekano. Abantu bakugirira icyizere. Yego. N'utatekerezaga. Akagutekerezaho, atakirambikiriza gahunda ngiye nshakira nzakubwira. Ayo abagaragaza nk'amahirwe y'ibirere bizima. Ariko umwanzi wandwanije nkiri muto si uko yapfuye. Mu myaka 60 n'umwandwanya n'ubu tugihanganye. Atararekura. Satani ararekura se? Oya. Nangwa nakomeza Rwanda. Strategy ko nayimenye se. Nk'ibiro ngajye gwanga nasa n'abadayimoni. Yego. Arabwira ngo ibyo ndabizi, ariko umwami wanjye azabinkuramo. Wowe uri imfubyi nta kintu ugira, bene wanyu barakwanga, ndabizi, ariko Yesu arankunda. Umutega amatwi cyane. Nibyo akubwira urabizi. Utabiteze amatwi ntiwamenye icyo urwana nacyo. Ubundi mubugomba bundi ikintu cya mbere Jerry mu buzima bwawe bwose ushigaje ku isi, ukagira ikintu wima amatwi. Uracyumva.
kandi warangiza ugaceceka ukamwumva, ubundi akipasaguramo akinyuramo, ubundi akinyuzamo, ubundi akicishamo umweyo, ubundi akicishamo ivumba akitumura, ukamwumva ngo tse burya wa muntu burya urwego rwe n'ururiya. Buriya kwima umuntu amahirwe yo kumwumva uba wiyimye imbaraga zizakurengera, kuko ntabwo ubuze icyo atekereza. mureke umwumve. Yego. Kuko we mu magambo ari buvuga aratekera nk'imitego. Yego. Ko burya umuntu w'umuhanga ariko harya niba numvise uvuze kandi wanabyumvise. Yego. Ariko icyo ushaka ni iki? Ni ya defense yawe no kwirinda. Erega nta muntu uzakurinda niwe ugomba kwirinda. Hano umuntu uzakubaha niwe ugomba kwiyubahisha. Uhisaba ko nkubaha, kora ibituma nkubaha. Uhisaba ko gukunda, kora ibituma ngukunda. Uhisaba ko ngutinya, kora ibituma ngutinya. Uhisaba ko nkuvuga, kora ibituma nkuvuga. Amagambo yawe ntaba ari yabanze imbere. Kora ibituma nyine nguha ibyo ushaka. Ibikorwa imbere. Kumwe ngo uzi icyo ndi cyo mutemwa ni icyo ntazi. Ndakura kwanje ntajye umye ncira ku ruhande. Straight to the point. Abwiye ngo uzi icyo ndi cyo nturi icyo ntazi. Ngo no mbwiye ko ntazi icyo uri cyo, nyine uri icyo ntazi. Iyo mbwira ngo uzi uwo ndiwe ni sinkuzi, nagushubije muri verbe no murongo wawe. Urcyo nyine. Uwiyubahisha tuzamwubaha, uwirinda tuzamwubaha. Ariko sindaho uratoragura utwanja henanjye. Hari umugabo maze kwiyamahaka mu biro byanjye gatatu. Muvuga igihe cyose uri muza uvuga abantu, uvuga idini, nta ntebe yawe iri ahangaha. Yuzuza umbwire ibiguteza imbere. Witakaza igihe kubamanura ipantaro bakayambarira ku mabono, witakaza igihe kubacanye itanura rirumagara, witinda ku bantu bashwanye. Nta byiza twabona byatuzanira iterambere. Buriya ureba abantu benshi batakaza umwanya mu kuvuga ibintu icyo bimaze. Sinaho ngaho se twaguye, twatinze turi kumva inkuru z'abantu abandi batuzaniye. Uziko ubu nibwo nakurikije amaso ndareba no mu nyigisho zimwe ziba mu nsengero runaka cyangwa n'abavugabutumwa runaka bataragisatira ibirere, ashinga inyigisho ivuga ku bantu, akabatindaho kuvuga Imana, kuvuga gukomera, kuvuga ibyateza imbere abandi bantu. Uzi kubona abantu batinya Satani cyane. Abantu batinya shitani kandi kubera inyigisho babitse nk'abantu ubwoba. Shitani yaravuze ngo umva nkubwiza ukuri, yaravuze ngo vuba bidatinze muraza kandi yasani munsi y'ibirenge byayo. Ese ubundi ukandi ibirenge gukanga gute? Aho ati mbahaye imbaraga n'ubutware kandi inzoka na sikorupiyo n'urya mwanzi nta mucanje zabatwara. So dufite power and authority. Aho ugasanga umuntu atinya abarozi, igihe ngo mbyigisha gutya nta murozi ntinya. Gihe n'umugambanyi simutinya burya, kuko azagambana Imana imugamburuza. Nta uhiga uw'Imana yahishe. Oya karesebo, nta uhiga uw'Imana yahishe. Nta n'urwanya uw'Imana irwanirira. Igufite mu kiganza gutya ntacyo wakora, yaguciye iragufite. Yesu yarivugiye ngo abona afashe mu kiganza ntawe uzabankuramo. Nabaciye imanza. Irafatira komeza, muraza mwasazi gapfumbata, mukaza na dongoroni gapfumbata nda spices ibirungo. Mukaza kundeba saa 4 mugasanga nahaciye saa 8 ko bafite ibirongora. Barabikora. Cyangwa ugahura nabyo kubera ko watererewe. Yego. Mu gitondo mu nda hakivuna ugasimbukira kwa ntawe utumundi. Akaguhamagara wabaye amahoro, kuko bire yavuze ngo naho mwanywa ukica ntacyo kizabatwara. So gute ushobora kumbwira ngo ngewe uhagarara ushyushye ubwonko ntogose umbwire ngo ndapfa ni ugena urupfu. Ni ibiciro ku isoko byazamukiye iwanjye gusa, ko byazamukiye abanyarwanda bose. N'ibidolari ryamaze muri mfite idolari yaricuruza byo ngo esasi yazamutse. Hari imodoka undebana. Ni igiki uri buze kumbwira kitari rusange? Abashinzwe umutekano barahari, leta ifite ingabo irancungira umutekano, ifite mitiweli, security yo kwivuza ndayifite, tugendana. Yego.
ubwo vuga ngo ntari kwivuza ngize gute ndahari mfite ukuntu ndinzwe nta wankora mfite mutwara sibo mfite mudugudu mfite gitifu ikibazo ufite niki mfite telefone yanjye nahamagara hahandi duhamagara 12 yego uramutse unkurikiye notanga uhamagara nahamagara wasa ikibazo ni ibiki uri buze kumbwira do special bitari intambara nk'iz'abanyarwanda bose ni ibiki urazana induru yo kungwanya nta mutekano leta irawukemura dufite n'inkera gutabara zirazizenguruka yego ni ibiki uri bumbwire bidasanzwe ese ubundi Jerry nubwo ntarinjira mu kiganiro ni ikihe kigeragazo gishyashya cy'inzaduka atari ibisanzwe amagambo y'abantu ibigambo byahozeho ndakubaza ngo ngiye ubwo ntekereza ko mu ruganda rwo kwa Satani habigeragazo bishyashya gifite oya byararangiye nta bishyashya byaduka ntabyo ni bya bindi byahozeho n'ubukene n'inzara no kuvugwa nabi no gutonganywa n'ibindi ibyo byose aturundaho ariko niba bikurunzeho ukaba ufite imyaka 30 yego ataragushoboye ukambakamba ushobora no kurya n'ikinyenzi haza ukagitoragura cyangwa ukarya urubuye uyu munsi ukaba uzi kwiyambika uzi kwifunga ubizi kubivuga mu rurimi runaka uzi gushaka ukuntu uba uwo muginga niwe uzagushobora ubundi Satani yishyire mu bwoko bw'abaginga mushyire hasi mugire chip no muginga nta mbaraga afite kuko Yesu yaravuze ngo mbahaye imbaraga n'ubutware we have power and authority dufite ububasha bwo gukandagira guhonyora gusetereza gukandagira no gufyonyora kandi wagira abaroma ngo titwahawe umwuka w'ubwoba ahubwo twahawe umwuka w'imbaraga wo gufata mpiri ibitekerezwa mu mitima y'abantu we umva iyo mpano akibitekereza Amerika ntayigira barashe amazu yayo nta gihugu gifite iyo ntwaro ifitwe n'abasenga Imana amen haleluya dufite ngo gufata mpiri ibitekerezwa mu mitima yabo tukubita hasi mpaka n'ikintu cyose kishyira hejuru kurwanya Imana kandi twiteguye guhora cyara Bible intwaro aho niho njya mpagarara mu ijambo nkumva wow umuntu yakuze imbere aterekura ati Imana ikabati ndyarya yinjiye mu bitekerezo dufata mu bitekerezo mbiri gafatwa iyo Amerika yigira ntabwo bari kubarasira y'amazu bari kubifata bikipango nta na leta igira iyo ntwaro igirwa n'umuntu usenga gusa gufata mbere ibitekerezwa mu mitima y'abantu ukabicakiriramo ukamfashijwe wamara kubicakira ngo ukubita hasi maka n'ikintu cyose batuzabimbwa bagategereza kuzamuka bagaheba ukabazamurana akazu bagihari bakavuga ati uyu muntu ntazagaruka bakabona ahubwo nibwo uje kuko dufata mpiri ibitekerezwa n'ibyo umuntu apanga urya muroza ategura ukaba muroza iyo utamubonye mu mwuka ninjoro uramurota karota umuntu aguha ibiryo ugitora tubaje tugasangira utumva ariko noneho ese ko nakubuza wagira ngo mbone bigende bite mwibuke bya bimenyetso navuze mu kiganiro cya mu gitondo ibibazo abarozi babaza kugira ngo bakubone kana itacu bahere ukore ku musatsi yakoze ku wese buriya mu nzozi zikomeye ufite n'izihe intego urambaza uri umusapota we uraza gusapotinga mu bibazo inzozi zawe n'izihe Imana yaduhaye ubushobozi iduha n'ubutware iduha n'ijambo ariko umwanzi arimo arazitunigana ku buryo ubona abantu bafite ngiye mu mbabarire mbabwire batinya Satani mu rwego badatinyemo n'Imana yabona katsa gakwepa toka shitani why Imana Yesu yamushyize munsi y'ibirenge byawe uyu munsi aguhindukira kandagira umwanzi uribuka ikiganiro navuze ngo umwanzi wa mbere w'umuntu ni imitekerereze ariko numenya nakunze Hezekiya pana Hezekiya nakunze nako Hezekiya nagiye no muri Isiraheli buriya urukuta yubatse abuza abashuri kwinjira muri Yerusalemu n'ubu ruracyahari nubwo hari amabuye mato ari hasi barayakwereka yarabwiye ngo ntimukuke imitima ntimukangwe n'amagambo yarabushake ntimukangwe n'ibyo yavuze nibyo koko izo ngabo yarazitsinze ntizagiraga Imana nyamana
twe ntimugire ubwoba, ari kumwe n'ingabo nyinshi, ngo ariko twebwe turi kumwe n'Imana, kandi Imana ibarusha amaboko. turi kumwe n'Imana ibarusha amaboko. We ari kumwe n'abantu ariko benshi, twe turi kumwe n'Imana ariko ibarusha abo ibarusha benshi iki? amaboko. Ahandi arasenga ati Imana ntiwemere kuneshwa n'umuntu. Inde wanesheje Imana? Nawe. Rero ubuzima barya batitira ngo birashira ngo ibi bintu n'ibiki? Niba umuriro wabuze muri karitsiye mwese mwawubuze, cyangwa ni rusange. Buriya mbere yuko twinjira mu kiganiro umunsi barambabarira, ntabwo turacyavuga mu kunywanira ubwo no kuba utari umunyabwoba, wibikamwe abantu ubwoba, baremera icyizere ushingiye ku cyo Yesu yavuze. Wayobora abandi gute nawe uri umunyabwoba? Abantu bitegure ku munsi w'ejo tuzabasobanuriraho inkomoko n'umuzi nyawo w'icyo twita umuvumo. Yego. Butugera no kwinjira mu bintu biremereye. Ngiye ko kino kiganiro cya nimugoroba, ngiye nubwo narebwa n'abantu batandatu, ako bakamera neza bagasobanukirwa. Yewe mba numva nakoze akazi. Yego. Ariko mbere na mbere ndagira umubwire ngo uririza umunsi, yaravuze ngo ariko ngo uririza umunsi utinya iki? Kareka Egiputa si Imana, amafarashi yabo si umwuka wera, ni inyama gusa. Kuki uririza umunsi watinya? Ninde uzagira icyo abatwara niba Imana iri mu ruhande rwanyu? Ahubwo no kumenya ngo basi Imana iri mu ruhande rwanyu. Yego, ako kana. Ibi bintu hari umugabo mwambwe atariko ati ngiye mvuye mu bantu bakurwanya. Buryo se babagamo ngo turi tsinda rinini. None se mungwanya mumpore iki? Ngo urabona ngaho ugeze niho ugaragara. Ibyo nakubwiye ubushize narakubwiye, hari ukuntu abantu bicara bakakwanga, ntiwabatutse, ntiwababujije umugati, ariko gusa kuko urumuri rwawe rumurika kurusha urwo bafite, icyo nacyo bakakikwangira. Ngo ikibazo ngo uyu nawe ikintu cya mbere wowe ngo nta muntu ujya umenya uko utekereza, ngo buri gihe uradutungura. Icya kabiri, amakuru dufite ujya hanze ntiturakubona postinze uri ku ndege, ndabwira ntawe postinga ko babiharaye. Icya gatatu, n'umuntu udakunze ntubimubwira. Icya kane, nta muntu udafasha mu gihe ufite uburyo, ubundi urinde. Wa mugabo we urinde. Ndamubwira nti icyo urimo ushaka ntacyo uzabona, kuko inyundo ushaka kuncurira ngo imponde mu mutwe, ninkubwira uwo ndi we uretse ufata inyundo ingana n'uwo ndi w'imponde mu mutwe, reka tubyihorere uko. Ati nyamara none harahita aseka, urumva icyo yashakaga? Yabanje guharagata amarangamutima, asanga wapi? Asanga ntabwo abyuka. Arashimashima arakirigita wapi? Ngewe mbwenga urankunda ngira ubwoba kuruta kwishima. Ariko ntabwo mbabara kuko bwo nkunda ndindiriye ibimenyetso. Ngo wagasimba we ngo uragaki, ngo ndagasa muzuri. Ariko ngusiga nywera coffee mu biro byanjye. Location. Mu biro byanjye. They want to know. None se umuntu yagusura ryari? Bitewe na gahunda ihura n'iyanjye. Dukorera he? Ndahamubwira. Uboneka sangahe? Igihe bafungura biro. Amasaha y'akazi. No kuvuga ngo arangije ahita ambwira ati nagira ngo urutonde rw'abantu muhanganye. Oya, yihorera. Ha rutonde nkeneye ko genze ko nta muntu muhanganye nabo. Bo bahanganye nabo ubwabo cyeze byose. Nibo barara bacura imigambi ngende mo ngona mu buriri. Nuzi ukuntu ngona niyo ndyamye ngewe. Bo mugihe babuze bitotsi. Babatekera turamuhiga. Urankura yise kumva icyambere ntuzi umurongo nkoreraho, ntuzi systeme ndi bukoreraho, ntuzi icyo ndi bupange, n'ubu twicaranye ntawuzi aho ngiye kujya. Ninjye hari mu mutima wanjye. Nuva no cyo gihe ubundi dore ikintu cyambere gituma abantu bagira ubwoba. Yego. Igihe cyose. Yego. Uzarabe njya neba njyana akantu maze kwitegereza, niba ari ubwenge buke, niba ari umwuka mwinshi muzamfasha. Uzarebe iyo postinze akantu. Yego. Ubugira ngo abantu bose telefone bari bazifite hafi bagira ngo barebe. Yego. Kuri status barabibonye ariko. Narabibonye.
ukabona abantu bahise bakabaze bari bici bafite telefone mu ntoki. So ibanga rya mbere ryo kudatinya, mbabwire bantu b'Imana, umurage mwiza wa mbere, mara ubwoba bawe. Yego. Ushobora kurara utariye ariko mu gitondo warya. Yego. Nk'abantu bakorera amaperimi bagatsindwa, gutsindwa si ikosa. Ikosa no gutsindwa ukaguma ugasubireyo, ahubwo jyayo, ariko jyayo unaceceka. Genda kubwije ukuri ko umuntu wese yo gukorera perimi akagenda bivuga ku bantu bose, nta nacwacyura. Ibikuri jye nifite experience. Ubango nango nzakora itariki, bundi urinda yimubwira si shobuja, ntaruhushye umusaba. Yego. Sije dukorana ku wa mbere no kwa ngo dukora twanabyimura. Wivugira iki? Rega je byambayeho. Bavuga nanjye sinzi ukuntu nacitswe ndabyiga. Nakoreraga hani gahanga ntibyakora uyu munsi none ndavuga numva birandyoye bibwira isi mpanga tereko pasi ijambo warishecetse nireka reka. Cyamye ninjoro bucya ndi bukore ndota mbona agakecuru gahagaze ku ikona rya kabiri. Agakecuru kambaye utwera dusukura, ndavuga nti tukambaye mu buzima nari ntaragonga ikona. Mu buzima iki kintu cya mbere narinzi, ariko ninjiyemo irya mbere irya kabiri. Burya basukwa bagongesha ipine y'inyuma, abahanga bakagongesha ipine y'imbere. Bitana ko nabiririmbye. Ndavuga nti ntabwo napfa kubyemera. Si 10 batanga ngiye gukorera Bugesera ndabivuga. Waretse narakoze ndimo ndeba demarage hari imbere. Sinzi ukuntu nahise shiduka ngonze agakoni njya gusoka muri T-cross. Undi munsi nabwo ni ibintu nzashirwa amenye ko ari ukuri cyangwa ari ibinyoma ndabivuga. Ho bahise bankura nko muri circulation. Umuntu atambwira atari kuno musaza uramurenganije ati navemo. Ngiye gukorera Nyagatare. Madamu ntabyo yamenye, nta mwana wabimenye, nta nyoni nize bibwira. Ndavuga se simpari ndagiye. Narazindutse mu gitondo ngenda njya kureba mwarimu ndihugura. Nari ngiye gukora Nyagatare mgiyeyo. Ndagenda ndihugura, nta muntu uvuganye nawe, ndagenda ndaryama ndakaraba mu gitondo njya gukora ikizami. Nagakuyemo nta nduru. Ndambwira madamu ni nayibonye. Wow. Ngo nibyo yemo se ni nayibonye. Kandi naje no makuru agarukiye aho ngaho. Undi ubikeneye yazambana mu modoka. Kirazira kikaziririzwa kuvuga intege nke z'uwo mubana, ni icyaha kibi. Yaba umugore, yaba umugabo, yaba nde, gerageza guhisha intege nke z'umuntu wawe cyangwa uwo mukorana. Nubwo naba nkuzi intege nke ngomba kuzihisha, kuko uko ngutwikira ni nako ngira umwanya wo kwinjira muri nka gukosora. Mbega uko mpisha bya bintu byawe, ni nako nawe ngirira icyizere. Ni nako ninjira muri nka kubwira ariko kosora tuno tuntu, ariko akantu kose wavuze washakuje ibintu bitabapfu, ibintu si byiza. Toza abantu kubabwira ngo kuko umwami Imana azantabara. Kwiyumvamo imbaraga zitsinda ikibi. Yego. Hanyuma ndakumva cyane. Nagize umuntu arandembya pe. Arambwira aterega ati nuwakumuha gusinziriza tu, atereko nkabona kana nese wagakure ko bidashoboka. Ndambwira mvaro nkubwiza ukuri. Ndambwira ntiwigeze ubona umuntu ajyana ishoka kwasa urutare. Hari ishoka iva y'amahoro cyangwa urutare ruramanyuka. Ndamubwira ngo hari ibintu muri nge nagambiriye. Hari inkingi nubatse mu buzima. Yego. Burya mu rusengero rwa Yerusalemu hari inkingi ebyiri. Imwe yitwa Boaz, indi yitwa Yakini. Havuga ngo Uwiteka azabikomeza, Uwiteka n'imbaraga zanjye. Nebukadineza agiye gusenya urusengero rwa Yerusalemu, yabanje gukuraho izo nkingi ebyiri. Iyo udafite inkingi ngo Uwiteka niwe mbaraga zanjye, Imana izabikomeza, ucika intege. Iyo udafite izo mbaraga, jere ukabona ibihumbi 100, ubona ufite ibibazo ibihumbi 100. Ariko ku munyabwenge yirengagiza ibindi bibazo akagira uwafasha. Uko nk'urugero
hari ukeneye bibiri uwo munsi akavuga ati Imana wakoze, agashima Imana. ubundi ntukajye wiriza umunsi, ndabikubwira, ariko niba utanabikora n'akazi ka ntuzigere wemera kurara nta muntu ushimishije. Ndaguha urugero, nushaka umuhe 5 cyangwa umuhe 1000 niba ukibonye wafite ukuntu ari buvanga ibirayi na dodo kandi arye, kandi agashima Imana. cyangwa ko ari umusore atari buteke afite ukuntu ari bujye gushaka igikomando ni capati n'udushyimbo bakamukubitaho n'igikombe cy'icyayi, umwana avuga ati Imana humugisha Jerry. Ibi bintu bitusaba iki koko? Kuko iyo udatanga uhora wumva uri umukene, ariko utangiye gutanga utangira kumva hari icyo ufite, kandi utanze nawe agira gute? Arahabwa. Izo ni imbaraga zo kunesha karande. Kandi umubyeyi utanga abanywaniye abana be, umubyeyi utagira ubwoba abanywaniye abana be, umubyeyi w'umunyebanga anywaniye abana be cyane. Muranyumva? Ndakumva cyane. Igihe cyose umuntu yakoze amakosa atakoze icyaha kimwicisha, ntiwagombye kumugerekaho urusyo. Yego. Ayo gani? Ndakumva. Nta muntu yishe, ntiyacuruje urumogi, ntiyagize gute, ariko hari ukuntu umubiri wamuriye, wa mugani ngo urakweduka, yihisha ahantu agira ibintu agira hari, agatangira namubonye, ariko urabakora iki? Uri umusazi. Niba nawe umubiri wakwedutse, genda mukwedukane mwese. Ariko kubaha umuntu ni ukuvuga ibintu bye cyangwa no kubimurinda, no kubirinda abandi ko bamwota. Ese iyo ugiye kubibwira umugore, urubatse cyangwa urashenye? Harya ubwo ushenye bigenda bite ko ngiye gusoza? Ushenye nyine nimba utagora umbwire ngo byivugire. Icyo gihe winjira mu murongo uba kwa Obadiyo ngo uko wagenje abandi nawe niko uzagenzwa. Unyambuye akazi akabe ni kari burare, unsenyeye urugo rwawe ntiri burare, urangambaniye abagambanyi baje kwirema, uko wagenje abandi niko uzagenzwa. Soze mvuga ngo iyubahishe ku bituma bakubaha, iha agaciro, wisuzugura abantu, kandi Satani ntakagutera ubwoba, nta mbaraga gufiteho, ahubwo umufiteho imbaraga. Ubaka abawe na Imana izakubaka. Okay. Amen. Amen.